Brianne wano umugabo kagenda n'inkoresho z'abagabo ngo kiba kiyegeze ikigabo ngo iki n'ibiki ngo yirwa sambanye rwana kudukobwa wowe jihad uri igikobwa n'ubundi igikobwa n'uruhara n'ibiki wowe nyine urumva wagiye wirwara nk'abantu bagabo buri yagavuga ati Brianne nawe yavuze ati jihad nonze abantu ngiye b'abasore babayeho nabi atesha umutwe bandikira ngo useka neza ngo ufite amaso meza b'abahungu babateshejwe umutwe Brianne nawe wigira nk'urugabo ibyo bintu barabikubereye wowe umuntu w'umubyeyi ufite umwana wirirwa usambanya abana b'abakobwa kandi nawe ufite umwana wawe ingaro wagaragaje inganzo ngari muri bagaragaza mwaba bakaganza bamugayiga bakamugambanira bakamugaragara mu maganga hanyuma rero ujye kutubwira ngaro ni muntu kimuhaga mu makeya ni ngabaniga bakiga bakazagaruka baje kumugana nge ntabwo nshaka kuhidinga my emotion ko yako none se mbabara umbwira uri n'umusizi oya ntabwo ndi umusizi bro ufite imana ntago ari cyane akira hari byanza bikunze irahari byanze bikunze ni ngaru wagaraguje wa ngaru w'inganzo w'ingara mu buryo bw'izina nyine ndivuge ari rigufi ni ngaru w'ingara ngaru w'ingara niryo niko witwa cyangwa hari n'irindi zina iryo rikoresha mu buryo bw'akazi amazina none yitwa gute Manzi Alex tuguhaye ikaze kuri channel yacu wiyumve mikaze murakoze hano ni mu rugo ibintu ni sawa byatari cyane kubona vibes zona aranatwiciye umuhungu by the way nko muri kubona rero yitwa Ngaru niwe tugiye kuganira umuntu wese ufite ikibazo kuri we abe in touch kugira ngo abashe kureba nyine yumve kuko ngewe mpari kugira ngo mbabarize ibibazo mpari kubwanye kandi namwe ndabizi neza ko muhari kubwanjye stay in touch atugiye kuri career yawe watubwiye ngo uri umucomedian uri umu content creator itisi ni byinshi atubwiye ukora ubifatanya gute ubikora gute wabyinjemo gute mbona byinjemo kubera kubikunda muri 2020 yene narabikunze cyane muri 2020 byagenze gute kugira ngo uduhe story hari abantu baba bafite impano ariko mu byukuri hari abantu badashobora kwitinyuka hari umuntu ushobora kumva story yawe akumva wow ubwo Ngaru yabigerageje gutya reka nanjye ntryinge mugenderewa ugasanga rero mudo w'abantu nk'ibihumbi binga utazi hanze ariko ushobora kubasharinga bikabafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi byagenze gute hari ryari wabigenje gute wabyinjemo gute ni muri 2020 mu kwezi kwa gatandatu gutyo bunyenje narebaga video za Smart Guys narebaga video za Nyakuso na Smart Guys oneho pitanandikira nyine boss wa Smart Guys ne nandikiye kuri Facebook ariko mu boss wa Smart Guys myazwi cyane ho maze kwakira nk'abantu barenga nk'abarindwi nyine yafashije abantu benshi Smart Guys mu kinyoso yenyuzemo ne wagiye umukora from zero agashaka ko ari umuntu mwiza byataye uwo muntu ugufata utazi no kuvuga akaguforuma kugeza aho nawe ugeze ku rwego kuko wakitekereza video yawe ukaba wakora video imwe 2-3 nyine yagiye akora abantu benshi to hanyuma nyenda mwandikira arambwira ati ntaribi nyine arambwira ati ntaribi ambwira umunsi cyo gihe bakoreraga mu ntari kibungo ndagenda nyine tumusangayo arambwira ati rero ibi bintu kuko amahirwe byara hari Smart Guys yakoraga buri munsi akora buri munsi nyine bose n'abakinnyi benshi babana arambwira ati kiza kuko cyo gihe nabaga Kigali nyine nabaga igahanga mu guhiga bisanzwe kurumva na covid yari yarateyemo akazi karapfapfanye arambwira ati rero ibi bintu kugira ubikore fresh nuko waba ubyicaye unyine ubiba hafi cyane ujuga ko icyumweru kimwe kongera Kigali nta kintu ntacyo byakumarira n'ubundi ariko n'amatike koko mugani azi Kigali kibunga buri gihe ntabwo byapfa koro nanjye mpita nicara nyine umwana mu bandi nyine turahashoyinga arabarera araturera nyine hari kuno umuntu akura yifitemo impano abantu babimubwira kura wewe wigeze ukura wumva abantu bakubwira ngo uyu mwana hari icyo ashoboye uzajye kugerageza reka ngiye ngoye nk'urugero kubera ukuntu nkunda kwivugira simbizi mu rugo barambwiraga ati wowe nutajya kwiga n'itangazamakuru nubwo bizacamo nkunda kuvuga pe rero ubwo wowe bigize bagerageza kukubwira ati uzajye muri ibi bintu bitewe nuko bakubona hari ukuntu umuntu akureba akavuga ati wowe ikintu kigukwiriye ni iki ngiki ngiye ibyirwa ko bintunze ntabwo nigeze mbikunda sinigeze nanabifana komedi ntabwo nigeze nzikunda sinigeze nanazifana filime sinigeze nzikunda sinigeze nanazifana burungiye nyira abantu bambwira ko nzaba umuhanzi byanze bikunze umuntu rero abona akaza umuhanzi abameze ati hari ukuntu umuntu aba yarakaraze imisatsi ukabona aho ndi kuvuga nkiri umupeti twari tukiri abapeti usanga turabana nka batatu turagiye nk'ibyo nyine mu cyaro turi kurapa indirimbo z'abandi tukaririmba nyine iboro nk'ibyo ngibyo hanyuma rero waje kuri no guhuza uvuze yuko utabikundaga cyane nabwo zari inzozi zawe ni iki cyaguteye courage zo kwandikira uwo muntu kugira ngo winjire muri iyo Smart Guys
urumva akazi kari kamaze guhagarara ahantu nakoraga mu Bashinwa akazi kari kamaze guhagarara nyine urumva bibaye gusaba ko dutegereza umushinwa wari dukoreshaga akazongera agaruka yari yagiye gusura iwabo noneho kijya urumva ni muri covid akazi kari mu ntara y'ikona nta kazi kibira bisanzwe nyine tu ubu kumva nirirwaga mu rugo ubu nagiye bameze nko kundi nk'umufana avuga ati ngiye kangendera n'abasure gusa kuko nabanje no kumuha igice numva amafaranga ntazanayamuha yose mvuga ati ndagenda musubira igice muha igice nzahita nanigarukira Kigali nzaba nabasuye byarangiye no mpageze ubona nyine wapi umuntu nyine ugenda ubikunda byageze kuri ya revo noneho wa mushinwa yaje kugaruka arantuma ngo nzagaruke mu kazi waramuva inzone ndamubwira ati nagiye kwiga muri kaminuza uko nyine mpamvu namwe nagiye kwiga muri kaminuza natekereza ko arije bitazagenda neza nkaba nasubira mu kazi n'ubu ngubu abategereje ati vuga ati azagaruka anytime wagaruka kandi wapi uramwandikiye nyine arandamubwira ati nyine wapi kabisa birangira nyine byo nombi vuye muvuze ati ahantu ngomba kwicara nahanga gukora uburyo nayo nzakora ikintu nyine kinini kabisa kirenze hanyuma rero ukimara kugerayo hari ukuntu uhura n'abakinnyi benshi ababizi abakimenyereza wowe wari umeze gute uri mu cyiciro cy'ababig now wari uri mu cyiciro cy'abaswa nyine wenda ntago nagoranaga cyane ariko nyine ntago urumva ni ibintu bya mbere ntubikunda Chikoze narakundaga kuvuga mvuga ubugambo bwinshi nyine nkira umupeti nkunda gutesha abantu mu ryo nkunda gusakuza tu mbo urumva abantu nyine bakayambwa akumana ukunda kuvuga nyine cyane ibintu nk'ibyo ngibyo rero aho ngaho urumva no n'ubwoba abantu ugiye kubikwa joining ubafana ubareba cyane bakifite mu kakandi k'ubwana abantu kumva nyine ni ikibazo aho agenda bimenye ni iki cyakugoye rero sa bwa mbere ujya kuri scene ujya gukina cyakugoye hari ukuntu nta confidence afite yabona abantu benshi akatekereza yuko ubwoba ni iki cyakugoye ikintu cyambe ntacyo oya hari ukuntu bakubwira ati kora iki kintu bitewe nuko ari ubwa mbere kamera akambwira ngo uri gutitira iminwa ngo uri gutitira iminwa ujya ukaburebye muri kamera n'ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa ibyo ni ibintu biba ku bantu bose bagiye gukina bwa mbere kabisa ni nk'iyo sene bagwaye gukina ari ukuntu umuntu ari mu physical appearance bakavuga ati uyu muntu nyamara ashobora kuzakina no mujura bitewe nuko agaragara ashobora kuzakina ari umuririmbyi ari umuhanzi bitewe nyine urabizi mwebwe mu mukina amafilme mu muzi nyine hari ukuntu bagenda baguharora bitewe n'ukuntu character iyo yashobora suko aba yaba icyo ahubwo nuko babona yuko ashobora gufitingana nacyo bitewe nuko agaragara kintu ubujajwa nyine uravuze ngo uriyo ntari bitu bro ubujajwa nyine tunakundaga kuvuga cyane ariko n'ubu ngubu nta byagiye wapi ntaho bya none se umuntu atavuze byagenda ute nibyo bigutunze rega mani ibyo byemeye ngomba no kujajwa mu gihe biri ngombwa ngira ngo umbwire watubwode apart ya filme ya comedy nagura tubwira watubwiye ko umu artiste nagura tubwira ko apa yuko ukora umuziki noneho nyuma yuko ukinnye ibyo bya comedy ubona byagenda gute ugeragije uko wabigiyemo ndetse n'ubu ngubu wabyaranya gute ngari wa undi wagiye bwa mbere wandikiye wa mu boss bwa mbere n'ubu ngubu wamugereranya gute ingaru byarahindutse tu yarahindutse cyane nyine cyane urumva ubu ngubu nanjye mfite YouTube channel nanjye mfite 10,000 by'aba subscribers mbo byose tuba dufashwa nande na wundi wa smart guys n'ubundi we n'umugubu ntago tuba turi kumwe mu buryo bwa buri munsi ariko n'ubundi turakorana nyine cyane urumva agerageza kudusupportinga tu cyane nyine urumva wa wundi wa cyagihe yari umwana manye umuntu wo mu cyaro cy'imyaka 20 nyine abagifite ubugushi bwinshi cyane umuntu wo mu cyaro wize mu cyaro ono wagiye ku ishuri aniga mu cyaro nyine ava mu ishuri asoza kwiga nta nundi ameze nk'umwana w'imyaka 14 w'i Kigali rero icyo ukuntu icyo gihe nari imeze n'ubundi mbona nkigera i Kigali nyine nta bintu byadanje mu wenda nk'ubwo mu rugo ashobora kumumagara nkaba nagira ikintu bafasha nyine bitewe na situation ihari uhamagara ati bimeze gutya na gutya nkaba nagira ikintu bafasha cyangwa bakaba banagisha inama nyine ko umuntu amaze gukura nyine n'umugabo baravuze ngo nkigera i Kigali bro ushobora kuba uri nk'umuntu bageze nk'i Kigali babona nka etage waba uri nko kurangira nk'umuntu ngo ndi hano kuri cya kizungu kinini ukigera i Kigali bwa mbere ukaduha ishusho ukurura ishusho bwa mbere ngaragera mu mujyi wa Kigali bwa mbere mpagera tubwire nk'agashya waba warakoze ushobora kwibuka ntago kabura bro urumva kuko ngiye Kanyusi naganire na Kanyusi arambwira ati bro ngewe nagiye gukora ikiganiro na MRL sibyo ati nagiye kuri toilette nkuruye wowe ni nk'agaki kakubaye ugera i Kigali ku buryo uvuga ati akantu bro Kigali nta kintu icyo gihe cyo koze nta kintu cyatari cyambayeho
kuko urumva umunyeshuri wiga muri segonderi aba yiyaminiye nyine utuntu twinshi kuko barabyumvisha urumvisha ibintu byinshi biguhita mu matwi bikwinjiramo haba ibi nibi kuko nanageze kwagera muri 2012 ndi umupeti nje mu bugo urumva nyine baba narahanyuze urumva bitanarenze nago yabye se ko biri kose waje uje guhiga ibiceri naje nje guhiga no ku giti cyanjye nyine nta wundi ntakuvuga ngo nje kureba nta muntu nari nzi nanje kureba umva narebye nicaye mu cyaro nk'icyumweru kimwe baragutuburiye wowe ikigaragara bro urumva naje mu cyaro nk'icyumweru kimwe naciye mu cyaro nk'icyumweru kimwe mbona nyine wumva nari mfite inzozi zo kuzaba umuhanzi mbona ubuhanzi wabukorera mu cyaro n'umutipe wakoraga umuziki muri quartier nyine ubona muri quartier bo ku ishuri bamucaga intege cyane bakamusebya we ngo shaka kuzaba Jay Polly we nyine bamusebya byataye nawe wakireba kavuga ati sundi nanjye nkireba nkavuga ati ibintu n'ubushobozi no nkuba imiziki amafaranga igura cyo gino urumva n'inkweto y'ibihumbi 7 kuyigura wayisabaga umubyeyi no imiziki mu ntara icyo gihe imiziki mu ntara ntabwo icyo gihe yabaga ihenze wasangaga indirimbo ndi yishyura 50,000 nakibaza gufata 30,000 wowe wayafataga wagurishije nk'ingurube iwanyu baguhaye nabo bakuremeye bavuze ati genda byo kugura imyenda batubikwepa ukavuga ati wenda ngiye kuyikoresha iki kintu nkabona amafaranga y'imiziki ntayo nazigera mbona ariko nyine nk'ubu ngubu hari igihe nzatangira kubikora neza kabisa nzaba nkora ibintu bizima ndabyizeye okay hanyuma rero utubwiye ndarimvuze ngo baraguturiye uraseka sha umva nyine nahaye umuntu phone urumva nabwiye umuntu ngo nampamaye 3 umuaje icyo gihe ukigera i Kigali nkigera i Kigali kuko umumotari yari yambaye ijiri y'intuzi niwe wari umumotari uwo muntu yari umumotari urabona abamotari bakunda kwambara amajiri y'amasosiyete MTN cyangwa se icyo gihe rero naye naramubonye namubwira ngo nampamaye nita arambwira ngo zana phone arayiye mpita mbona aragiye mbabarira ndashaka ko duhishusho ukuntu ahagaze nibwo ukigera i Kigali bro nabicari wari uriho ntabwo ari mu cyo nasigaranye amafaranga niba ari 2,000 ugera ndi ku Gikondo urumva tike yari irimo wari uhazi wa nta nawe nari nzi nimba narinje nkanjye nyine imyaka 19 ndakeka 2019 bo ndavuga ati none ntanibaza ukuntu umuntu rero turi buhure ibi kibazo nimero yose yinyeze mu mutwe ndagenda sinzi ukuntu kubwo amahirwe naje kubitana n'umuntu wo muri quartier wacu umambwiye ati ampamagarira umuntu wo ku cyaro wampuje ndande na wa muntu kwa tugiye kureba umuntu wo ku cyaro ahita amagara wa muntu amuha nimero y'umuntu turi kumwe ahita ampa moto rero kwita mfatira oya ndashaka ko muri cya gihe utaratekereza ariko niyo umuntu bamara kumwiba aba yacanganikiwe yameze atazi ubwenge ntabwo bwa none mbitansekereza abantu bo muri quartier mba numva ngo bagiye babanguma yibo bi Kigali kavuga ati nanjye umbaye mayibo karabaye ati birarangiye none ngahita kumbitana n'umwana wo mu muhanda ugenda unywa kore kabura mubonye none ntaramenya bira bora n'ibiki kamureba nkareba ukuntu yambaye kabona umwana w'umupeti mwana nkagurike nkavuga ati nanjye kabisa imbye bigiye kuma wundi namukunda umusore kore kandi nanjye gutekereza uburyo giye gufata akabaga nkareba nk'utuntu turimo ngacanga nkavuga ati wampaya ngahita mfatiraho naye ngatangira nkazerera mpaka mbonye umuntu y'iwacu paka kuko ntabwo natekereza ko Kigali ni ikintu kinini cyane navuga ati ni Kigali nyine wenda ni hanini ako ku buryo ntamara icyumweru navuga ati 2,000 njyanje njye wenda 4 ku munsi 4 ku munsi watangiye kubara nari namaze no kubibara njye 4 ku munsi ntabwo nzagenda icyumweru cyose ntarakubitana n'umuntu uzanguza iki w'iwacu uzamfasha ewa nibyo namaze kubyimagine ubwo numva nafite grafere okorera i Kanombe cyo cyo navuga ati ndagenda i Kanombe gende kubaza uyu muntu ntabwo bari bumuyoberwe nari napanze gupanga imitwe myinshi ndi bukore mpaka bikunze shaba cyakora bandumva nyine byari bisekeje pe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi anyway tugiye muri mu muziki uko wawukoze ejo nari ndi kuri Instagram ya Ndumba nibwo nabonye ya postinze video yawe ndakeka ari naho abantu benshi bagiye bakumenyera cyane kuko Ndumba ni umupromoter agenda promoting abantu bamwe azamukana abantu na bamwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yes tuvuye muri comedy ejo nabonye indirimbo iri gutrending oh my god nanubwo genda ninzi yuko uri umuhanzi mbere yuko twinjira ku by'iyo ndirimbo ndagira ngo duhe freestyle mu 2023 ku bwa mbere ugitangira nge nari mfite intego senga nsaba Imana rugiranga ndindi imitego sinatinya kuvuga ko nta kintu nagezeho uretse ubwanwa n'ibitekerezo by'inyuma y'inkuta twaje gusanga ko Cigayera pesa afata kugira ngo avuge melody neza nk'umutereta yibagirwa mani kwaje gusanga ko Cigayera pesa afata kugira ngo avuge melody neza nk'umutereta hagati ye na Beni ngo hagume mikompeta cyangwa yafashe roka musiga mu bigori jihada tubwira ko yagasiga yafata furi
kwidina mu y'inkuta na Elisa bashira hipata mwambika impeta titi nyuma y'imyaka itatarataha hashimwe Imana yatumye bigaduhina garuka ko baduha rap zikwibutsa King Kabaka zirikana kubirwa rya muyoboke onomo ntabwo nyibuka neza mwana ko yandi muri mudu maze kuri codinga patu mu kanya urumva niri mu kanya ni mu kanya cyangwa ni oya ntagira izasoka umusibeshe twitegure wow marako ni bayimini cyane no amugaruka no sigaza mumeze nk'uri kumusingiza nyine tu Raba ati kabamuga cyane nk'umutereta bura na mafaranga nyine yagayira bakora wowe ubibona gute nanjye nayibona noze kunjya numva ngo bararya abanyamakuru bararya nawe wasanga bagupesa bavuga kugira ngo sinde cyane ari wowe ugiye kumpesa kugira ngo wenda mbikore senge oya kunanga bagaheri bane bapesa imifungo mizima buriye ko gupesa umuntu agateshwa kuvuga ibyo ibyanyabyo nyine cyangwa se n'indi byanyabyo aho nako kumva harimo amaranga mutima cyane ibyo nyine nibyo twa dutindaho cyane fata umufata gute ubona ko kashyigikira ba Bruce Melody cyangwa fata ako amadiku nkari abari fresh abajya banayakreya menshi ahubwo nako tubona yo tuvuga nese ubona bitanga uwe musaruro muri industry wenda nyarwanda ari amatiko bafata ku mavuta cyambere cyo bwabo birabatunze mbo nawe ngiye nka gutya nshobora gufungura nyine nkagenda ndeba amacano yanaliza yose tu hanyuma nkavuga ati yungu afite iyo opinion n'uyu no afite ingiyi bose nyine nkumva ibihari naye nkumva ibyo nifitiye nk'amakuru yanjye wabyisa amatiko na amatiku kuki wabyisa amatiku rero burya iki nari amatiku bro hari ukuntu utagihagazeho neza kubera yuko nuko uri kubona yuko icyo kintu nyine atari ukuri cyatari cyiza kuki wacyisa amatiku yanze kunze ruswa mu Rwanda dufite ibyo tuyifatamo urumva kandi nanone ruswa nge mu bintu by'imiziki ndabyemera ko bigomba no kubaho kuko nka gutya umunyamakuru umuhanzi yamaze kuba umuntu munini aragira nyine arinjiza amafaranga afatika kandi yinjiza amafaranga afatika kubera ko yapromotinzwe nande na babandi rero abantu hari ikintu babakwiye kandi umuhanzi wamaze kugerayo kwiba kumpromota ni ibintu nyamuna bigora n'inanga ikindi kintu wavuzemo ni iki nabonye ngo papa cyangwa yafashe roki amushyira mu bigori how yo ni indirimbo cyangwa yagiranye ikibazo na roki mwarabibonye mbo nyine ahita amujugunya mu bigori ese iyo mu bigori bavuga ni hehe wenda bo bashaka ko hari ukuntu ubundi iriya sirengere ifite ibyiciro byawe byinshi mu bigori bashatse kuvuga ni hehe hari n'uzumva rivuga ngo namutaye wese namutaye ibiboro nyine nk'ibyo ngibyo wese avuga ahantu hari nyine namukujeho ntari kintu nakongera kuvugana nawe kigaragara no kuba ufite amakuru byagenze gute kugira ngo umwatane n'undi mu bigori bariya ese koko yamutaye mu bigori nkuko wabivuze none se hari ibigaragara byo yamutaye mu bigori urebye umwe ibyo avuga ukareba n'undi ibyo avuga papa cyangwa avuga iki se nta nubwo rega mbizi cyangwa avuga ko uwamwishyuriraga umufungo ari wowe wishyuriraga imifungo roki ari manager mu buryo bwo kumanaginga gusa rero yabonye ibyo bari gukora bitari guhura ahita amukuza aramubwira ati hanyuma roki wese akavuga gute roki hose hari umukiro uvuga ku muntu ngagahira avuga ati wapi uretse wowe andi maverse wavuze nayo ngo no Prince Kid yavuye inyuma y'inkuta nyine we na Elisa bashyira ipata mwambika impeta wowe na Prince Kid na Elisa ibintu byabayemo hagati yabo urabibonye nawe nyine ni byari ibibazo aranamufungirwa n'iki kuba ari ubonye n'akaboro ka Rocky yaravuze ati ubu n'umugore wanjye yari uriya baramuntwaye rero Elisa nyine hari afite iboro yagaragaje nyine birenze tu no Kid nawe aje nyine ahita avuga ati uyu nguyu nawe umugore wanjye kabisa ahita birangiza kweri ahita birangiza nyine ahita ashyira ipata nyine bavuga ati nta wundi muntu ukeneye ko yinjira aha ngaha asibye mwambika impeta neza ariko ushobora kora ushaka risasi cyangwa kuko Rocky ejo bundi yaravuze akantu ko kuvuga ngo kara kaboro akora umukobwa ni isi manye umukobwa wakwitangira umuntu kuri yase bapfa kuboneka dekase nawe ni uri guhinga none arahari se uravuze ngo n'umwe wenyine rero nase nako twafunzwe nta badusuye okay tujye ku kandi rero kandi ka verse nabonye kandi wavuze Brianne angwa izakurikiraho navuze na Brianne naramuvuze Brianne ngo wavugaga ko umujina wari isanyura indege ije nabi nawe ahita yirabura okay uragerageza uduhereze dusobanurire bamwe nako turi kumva DJ Brianne umva ni ya story yago yavuze ati Brianne no umugabo kagendana inkoresho z'abagabo ngo cyo kigeze ikigabo ngo iki n'ibiki ngo yirwa sambanye rwana kudukobwa ngiye nta kintu nahimbye yaranavuzemo navuze amakuru bo yagiye yiturikira mu kanwa ka iyo story se ko nayizi byagenze gute hagati ya Yago na Brianne bo nibyo batumvikanyeho ntazi neza ariko nyine Yago we Yago Brianne avuga ati Brianne na Jihad bavuga ko Yago anywa amatabi nyine yamwishe n'ibiki n'iki Yago akavuga ati mwebwe ibintu byigira gutyo wowe Jihad uri igikobwa n'ubundi igikobwa n'uruhara n'ibiki wowe nyine urumva wagiye wirwara nk'abantu bagabo Yago akavuga ati Brianne nawe
yavuze ati jihad nonze abantu ngiye b'abasore babayeho nabi atesha umutwe bandikira ngo useka neza ngo ufite amaso meza b'abahungu bateshejwe umutwe Brianne nawe wowe wigira nk'urugabo ibyo bintu barabikubereye wowe umuntu w'umubyeyi ufite umwana wirirwa usambanya abana b'abakobwa kandi nawe ufite umwana wawe nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ubibona gute ubona hagati ya saga ya YAGO na Brianne nk'uko wabivuze ko biri kose ntabwo umuntu ajya kuvuga ikintu hari ukundi kunaba nabitekereza ubona hagati ya YAGO na Brianne ari ndi mu makosa cyangwa se ndi warengereye byanze bikunze burabura abantu babaye inshuti buraba baziranye ibintu byinshi nubwo sometimes hari abantu barakaranya nyine umuntu agahita himba inkuru kabisa kagenda kicara kitonda ubona ari nde wahibye inkuru rero hagati ya YAGO na hari yese ko biri kose uri muri industry y'ibintu nkabiriya urabikurikira nk'umuntu wagiye nka Brianne ahantu kantu gahita nuko kabikururira ari ukuntu ujye ubona nta poses ujye ubona se ukabona arifite nk'umukobwa bari kubyina muri club ari uri kwactinga nk'umugabo ari uri kubyinisha umukobwa no zira boro zose no zitazihuza nkatwe tuba twikurikirira showbiz fresh tuvuga ata siko bya bintu ari nabyo koko ushatse kuvuga ntabwo mvuze ko ari byo ariko nanone nka burajya kuko byose nta mafoto tubifite vuga ati ngibi ngibi ni ibyanyabyo wasanga na YAGO nawe yarabihimbye avuga ati abantu babona Brianne mu ishusho reka ngiye mute mu bigo bavuga ngo yagaririza ngo yagagira gute kwiriza buriya se kwiriza no se rero Brianne kwiriza umuntu w'umugabo aririza ubundi kwiriza gute ikintu bita kwiza no kurira byo byabaye ibintu byoro cyane umugano wose asigaye biririra nawe urarira ntabwo ubyibuka bamaji baza barira bande bose baza barira kurira byo no asigari di kurira se ntago yaboneka amarira mani uranutse yarandukaye Marira yagiye akamuka uravuze ngo abandi bo ntago yakamutse babatira n'umuhago babihagiye nindi bande babahaga nje nta na video YAGO nabona ari kurira wenda bayibaraguza ngo baranyanga kandi wenda ni nabyo baranamwanga YAGO urabibona nawe baramwanga se koko bashamba tuvuge ko ari ukumukunda ibintu hirwa bamuvugaho abo none birayibora bari byiza abari byiza nawe bazakwange ubibone hari bazanyange bamvuge nanjye kakuriya nari akandi kantu twihutse wavuze muri indirimbo akandi kantu nabonye ngo ubukwe bwa Pamela de Beni Titi nawe nyuma y'imyaka 3 arataha yikwira nyine case ya Titi urabona ya nyine yahise nyine iyo yahise narangira ndakeka ubu ngubu niyo atarabura nabwo bwa kabiri azaburana afite kujurira ndi ndani irimo ni yande ubukwe bwa Ben ubwari ubukwe bw'Ikana bubera i Kigali ha ubukwe bwari bw'Ikana bubera i Kigali ntabwo bw'Ikana rero buriya bukwe mani bwari burenze noneho ukabona maze mbona indege zose nyine ziri kurama interview ahantu hose zivuga ati nanjye umugabo nk'uyu niwe nshaka none wawe mukavuga ngo dushaka abagore nako tubakoresha iki umugore akeneye ubukwe bwa Ben noneho nawe urashaka umugore umeze nka Pamela none ubundi nabyo ibyo bitababaza hari umuntu nabonye kuri interview rero ubundi avuga ngo ndashaka ubukwe nka buriya batamubaza wese umeze nka Pamela nawe nanjye rero wose none nabona umeze nka Pamela se ubundi api haracyari imyaka wenda byazaza ariko haracyari imyaka yo gukora utundi tuntu wagiye kuvugamo n'utuhe kugira ngo hari abantu twagiye tuyumva turaducangara bayumvise nyine biraducanga kubisobanukirwa Jihad atubwira ko yagasigaye afata furi Jihad yaravuze ati YAGO nk'urumogi banze urunwa no mu mata wowe ngo ngiye n'umuntu ugiye ikimenyimenyi ngiye umuntu yarahamagara ambwira ngo YAGO mubonye ari kugura urumogi mutange umpita ngo musabira imbabazi izo urumva byo ngiye nari ibintu byagiye byivira muri ba nyirabyo bagenda babyasaza urumva nyine ngo bazatubwire neza ahubwo wowe nk'umuntu wicaye agatekereza iriya ndirimbo ugira ikintu babwira nyine ubabaza like niba uri kuvuga ngo waricaye ugutekereza kuri bicara bakora nk'akantu k'akarayivu batubwira ati nkayaga avuga ati nyine musigaye nk'itabi hanyuma Brianne kuri we icyo namubwira se bro nibagiwe yuko hari akandi kaboro nabonye ukoramo ka Jazz Kizo wa mipango bro ndetse na Prophet Kasuku yameze inda naho navuze Kasuku sinzi ko Kasuku afite amabere mumumpere Jihad nkuko mbyumva mutere umva nyine Jihad iri kumva ko agira ute atera baje ntabyo waruzi wabimenye gute rero ibyo nibo babyivugiye byatwayago nanone je nta kintu kimwe nayimbye n'amatiku nyine niyo mpamvu ndimo nayise amatiku ni ibintu byavuye muri ba nyirabyo babishyira hanze nariko turabota rero sasa Prophet we ntabwo Joshua yigeze umuvugaho wapi ntabwo amuvuzeho aza muri part 2 cyangwa part 2 nta kintu cyo muri 2023 kirimo muri nako nta kintu cyo muri 2024 kirimo kugira muri 2023 ahubwo harimo
ibintu byinshi wibasiye abasitari umuntu zo wakibasira abahinzi ntabwo wakibasira abahinzi waje ukibasira abahinzi nose ubu ngubu nk'umuhinzi wavuga ninde cyangwa wenda abakiri kajya mu byaro nyine hari iwanyu ukajya kuririmba mukecuru nkavuga wenda dusobanurire kuri iyo ndirimbo watubwiye igitekerezo kubera iki wicaye ukavuga indirimbo ukayita amatiku hanyuma noneho ukavuga ukibasira bari abasitari bose ubu ni njyewe ntabwo ndinjira mu muziki byanyabyo ubundi umva niyo mpamvu uri gukora intro wabonye atari n'amavideo ya danje wabonye n'udu freestyle nyine kuko urumva ubushobozi umuntu bakeneye mu muziki abona butaraboneka ku buryo yakora ikintu nyine gihuye n'ibyo akeneye mbo rero karakaboro navuze ati akanyine nabonye ariko kantu ushobora kuba nakora katansaba ubushobozi nyine burenze kubenga amavideo ngahenze n'ibiki mbo nyine ndareba mbona uyu mwaka wabaye amatiku menshi cyane menshi kabisa ndavuga ati ibi bintu reka mbigire mbona kubishyira muri ball imwe bitewe n'umwanya twari dufite ntibyakunda kuko undi yari gusohoka kubunana nyine ari kurangizanya n'uriya mwaka ukayisohora ku cyaki cyambere wabitekereje gute umugeni ngiye nabonye mu matiku yose ndavuga ati ntabwo njya kurica numbabwire ngo byagenze gutya ntabwo ngiye nsesengura ugiye kwigira umusesenguzi nawe rero raje bakwita umusesenguzi w'indirimbo ndavuga ati wenge yako ngiye bikora mu buryo bwanjye butandukanye n'ubwo abari kandi ngewe ntabwo ari ibintu bazahora babona buri gihe nanone ntago wabikoze se nk'umwuga ukabikora kujya nirwa mvuga abantu nanjye amakuru yanjye nkayakora mu ndirimbo byagorana wagarurizaho ko aricyo kibazo indirimbo uragiye urayishyuye uririmbye umuntu n'ejo urongeye uririmbye undi n'ejo urongeye uririmbye undi wazibuka kuririmba ibikurimo gute ubu ngubu hari ibindi gifite kibiki abanyarwanda umuntu aba bifite ariko nyine igihe cyo kubirekura igihe ubushobozi buzabonekera bwa nyabwo bwo kurekura nyine bya nyabyo ewana umuntu agomba kuzabirekura rero niyo mpamvu nahise mugateka mbakubitira iti kurya babanze baryumva ubundi mugani bavuga ati na ba nyirabyo babyumva bavuga ati ibintu mugani byari bimeze bita ko byagenze bityo ukimara kuyisohora wabonye feedback zayo zimeze gute feedback abantu bagiye banyandikira benshi kabisa benshi ntari nazi ko bananyandikira benshi bakubwira bandikira indirimbo benshi nicyo bansabaga benshi basaga ko nabandikira nyuko benshi bamva kariyeri bari banze mitandukanye n'iriya mbo abenshi bazabambwira ngo kwandikira indirimbo mbo waratangiye uri kurya ku mafaranga bro ntabwo ducika tubikora ku musozi w'ikiganiro cyacu niki wabwira abantu muri rusange abakunzi bawe n'abafana bawe muri rusange abakunzi banjye bori gahunda ni yindi ni ugukora nyine no gukora ibikorwa ni kenshi kabisa gahunda ufite Kigali se ni iyihe wowe gahunda mfite Kigali n'ubu sindayimenya gahunda no kuyashaka nk'uwayataye makabonetse ataboneka tayari kwiryamira ugasubira ibyaro cyangwa nawe ukita yahuzo cyangwa mu bigo tike yo gutaha nawe yagorana nicyo kibazo ni icyo wabwira abantu muri rusange niyo experience y'ubuzima bwa ku giti cyawe nka Ngaru muri 2023 oya muri rusange igihe cyose se shano kwibanira n'abantu neza kabisa nk'ubu ngubu nka mbere ntabwo numvaga ko gusura umuntu muri gereza nabyaje ariko umuntu wanjye afunzwe ntekereza ko ndumwe mu bantu bajyayo kuko nyine numvishe ku buryo bimera nyine tu numvishe uburyo iyo umuntu agusuye mani usigara nyine wumva ko utari wenyine tu umva ko no gutaha bishoboka isani sawa hataha ariko nta muntu ugusura nyine uba wumva no kuva ngo ari ibintu bigoye rero ufite umuntu uri muri gereza kabisa ntabwo wabura kumusura reka tugushimire Ngaru wakoze cyane kuba natwe hari ikindi kintu ufite cyo kubwira abantu muri rusange oyanjye ntari bikabisa twaparika bazongera nkagaruka kuki utikorera credits aho bagusanga TV yitwa gute nabyibagiwe ariko ndabona ufite akazi kenshi Kigali kenshi cyane tucyari kurwanya n'isoni ngo zimanze zigende nshaka ufite isoni rero se kuki waninye kandi ndi umukobwa ubu ntutinya ko mu buzima busanzwe ndabatinya banza niyo mpamvu ndisiye umuhungu urapfa kuri yagira isoni ubundi barapere barabarakare gusa twagiye mbo once kuri ngende ko Ngaru official kuri Instagram mbo kuri YouTube ni Ngaru move mbo kuri Facebook ni Ngaru comedy ukeka ari nini kuki wahisemo amazina atandukanye cyane ku buryo wenda bishobora kuba byagora abantu mu gukurikirana njye wari utarabiha umurongo Ngaru move Ngaru TV Ngaru impamvu nahise Ngaru move hazajya hacaho nyine muvoma zanjye gusa umuziki wanjye nyine na banga zanjye abantu batarareba harya yitwa amatiku indirimbo yitwa amatiku barangira hiri bajye kwireba kuri Ngaru move ni hiri kabisa amatiku part 1 kabisa umuhungu mwamubonye umuhungu wahimye indirimbo y'amatiku ntabwo sinzi niba ari umunyamatiku I don't know sinzi impamvu yahisemo indirimbo ngo yitaye amatiku ariko ari umunyamatiku cyangwa se ubujajwa ibintu nk'ibyo ngibyo kuko nukujajwa
Oya reka tugushimire ngaro reka tugushimire wowe wabanye natwe tukwifuriza kuzagira ibihe byiza tunakubwira kugira ngo uzagaruke hano niho mu rugo narashimira buri wese wemeye kuganira natwe cyangwa se kureba kino kiganiro atangiye ndetse tunasoje yari anje nk'ibisanzwe kora subscribe kuri channel yacu iki bagira gute subscribe cyaba byo bayikore bro bayikore baduteze imbere anje nk'ibisanzwe mutwereka urukundo turabakunda